twateguye gahunda y'umuganura ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 cyane cyane by'umwihariko abanyakamonyi cyangwa se na bimwe mu binyobwa ariko cyane cyane mu bikomoka kuri amasaka. KSF ni impine z'amagambo y'Icyongereza avuga Kamonyi Survivors Family. Ababatumiye kandi turi kumwe nabo, ntabwo rero nareka ko twashimira Imana yatumye uyu munsi duhurira iwacu ku Kamonyi. Reka kibe cya mbere abakristo dushimira Imana ko twahuye tukaba tugiye gusangira umuganura nk'uko mwabibonye mu butumire. Munsi rero uko tugenda twibuka abacu twabuze kandi tugikunda, nkabagira ngo mbasabe mu nyemerero umunota umwe tujye ijuru tubibuke rwose. Umwanya nawe tuba tuwukeneye kugira ngo bongere tubasuhuze, bongere tubatekerezeho bitewe n'uko bishwe kandi mwese munsi. Ndagira ngo rero sabe Josiane, Visi Perezida wa Ibuka wa mbere cyangwa wa kabiri, aze aduhe ijambo ry'ikaze atubwire n'ikiduterageje hano uno munsi. Izina ry'umuryango Ibuka ndetse n'umuryango mugari wa KSF, tunejejwe cyane no kubana namwe hano. Tubahaye ikaze mwisanzure, mwese mwumve n'ikaze. Turaza rero kugira umwanya urambuye wo gusobanukirwa neza amateka y'umuryango mugari wa KSF, ndetse turaza no kugira umwanya mwiza wo kumva neza impamvu y'uyu munsi ndetse no kusobanukirwa neza ku batawuzi. Ntatinze rero mu magambo, nagira ngo mbifurize umunsi mwiza kandi muze kuryoherwa n'ibiganiro byose bibere hano. Murakoze cyane. Turi mu rugo rwa Ibuka. Ibuka niyo yadutumiye niyo iduhatse twese, ariko ashyizemo ko turi mu muryango wa KSF. Impamvu nyamukuru rero, ubundi twajyaga duhura tugiye kwibuka, tugahurira mu Kibuza cyangwa tugahurira ku Mugina cyangwa tugahurira n'ahandi, hanyuma twarangiza tugataha tukajyana n'agahinda. Ariko uyu munsi twatekereje ko tugomba kumenyana, ndetse n'ejo twahura tukaba dufite ikiduhuje mu mibereho yacu mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi cyaduhuje ni umuganura, ariko ejo dushobora guhuzwa n'ikindi. Dushobora no gutekereza n'ibikorwa by'aho abacu baruhukiye hano hepfo, ugasanga nabyo biraduhuje, ariko umuganura wabaye imbarutso. Ndagira ngo rero ntangire mbibwira, ntabwo uzi ko tubigenza, ariko murangira inama kugira ngo twibwirane. Nimba twibwirana bitewe n'aho duturuka, nimba twibwirana tuza gusangira, ariko twari twashyize mu gahunda yo kwibwirana kugira ngo tuganire tuziranye. Ndagira ngo rero tubitangire. Ngewe nitwa Albert, nkaba mvuka ku Kamonyi, aho navukaga kera ni mu murenge, ubu ni murenge wa Rugarika. Nkaba nanjye narakoze Jenoside yakorewe Abatutsi,
uyu munsi rero nkaba nishimiye ko twese turi kumwe kugira ngo tugire ubumwe dusanganywe, ariko tukaba dufite n'ikiduhuza. Ariko uyu munsi tukaba twahujwe n'umuganira, twari dusanzwe dufite ikiduhuza, gucika ku icumu kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo rero ndagira ngo nimba ndi buhere iburyo cyangwa ibumoso, reka perezida wibuka yarambwiye ngo reka tubikore kuri buri murenge, hanyuma uhagarariye ibuka muri uwo murenge ahita avugire abandi bagenzi be. Imirenge 12 nimba wese ihagarariwe, reka tubigenze gutyo nk'uko perezida abitugiriye inama. Murakoze. Dutangire rero ku murenge turimo, n'umurenge wa Gacurabwenge. Abaturutse mu murenge wa Gacurabwenge ndagira ngo mugejuru tubaramutse. Amashyi ku murenge wa Gacurabwenge. Mugihagaze mureke twibwirane tumenyane, kuko nicyo uyu munsi umuganura yaje kugira ngo tumenyane twese. Murakoze. Nitwa Irakarama Apollo, mvuka mu murenge wa Gacurabwenge, akagari ka Gihinga. Nitwa Akayisida Froza, nturuka mu murenge wa Gacurabwenge, ariko nkomoka mu karere ka Gasabo, mvuka ariko nacikiye ku icumu hano mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge. Murakoze. Nanjye nitwa Julia Rugwizangoga, nakuriye ahangaha ni iwacu mu rugo mu karere ka Gacurabwenge. Hashize imyaka myinshi ntari hano, ntabwo nari namenya neza umurenge, ariko ndimo ndabyiga. Murakoze. Murakoze. Amazina Ndayambaje Noel, nanjye wo mu murenge wa Gacurabwenge, niho mvuka, niho narokokeye, ni naho natuye igihe kinini uretse iminsi mike amaze i Kigali. Byongeyeho by'umwihariko ni nanjye perezida wa Ibuka muri uyu murenge wacu wa Gacurabwenge. Ndavuga ngo rero ikaze ryongeye kuri Josiane, amagambo meza yatubwiye, turi kumwe, Imana iduhane umugisha. Naramutse, nitwa Muronwere Saidati, nkaba nkomoka mu murenge wa Gacurabwenge, nkaba naravukiye Igihira, ngubu barizwa muri Kigali. Murakoze. Nitwa Mukayibanda Priska, nkaba ubusanzwe mvuka mu Mayaga Gisabi, ariko Jenoside yabaye narashatse mu murenge wa Gacurabwenge. Nkaba ndi umugore wa Mugabo Jean Baptiste, ngiye kuvuga data kuko ariko simututse. Mugabo Jean Baptiste ni mwene Busirimu Stanislas, nanjye nkaba nararokokeye nyine muri aka karere, muri Gacurabwenge, Gihinga, umudugudu wa Nyaruginya. Murakoze. Muraho. Murakoze. Nanjye nitwa Munezero Clemence, umwuzukuru wa Busirimu, nishimiye kubona abiwacu beza. Murakoze. Nitwa Musoni Sultani, nkaba mvuka i Bugaba, nkaba ndi mwene Rugemayisa na Kanakuze Samuel, akaba ari we sogokuru ubyara Rugemayisa. Nkaba ntuye i Kigali ku Kimironko. Murakoze. Mwese nitwa Karayiga Anastase, nkomoka mu murenge wa Gacurabwenge, hano hakurya mu mpinga y'umusozi wa Buhoro, uteganye n'aha twicaye. Murakoze. Banza hari ukuntu kuba turi mu mirenge ibiri, bavuze Mugina, twese turahaguruka n'umuvandimwe Gilbert, ariko bifitanye isano ya hano. Mugina Nyamiyaga, amateka namwe buriya. Nitwa Biziyaremye Gonzaga, mwene Biziyaremye Telesiporo,
ibuka ubundi ubu ni mu murenge wa Nyamiyaga, ariko kandi ubwo ntabwo narekuriye imikoro kuko tuzi ko uyu munsi ni ubusabane, ni umuganura no kumenyana, ntabwo naje njyenyine. Bakaba babyibagiwe, ndabibukije niba ushinzwe gahunda yari kubivuga, ntabwo naje njyenyine, uwo twazanye nawe yakwigira hejuru akabibwira. Murakoze, nitwa Chantal Kasefidende, ntuye mvuka mu murenge wa Nyamiyaga, ndi mwene Gahigi Atanazi, nkaba nkorera mu karere ka Ruhango, ntuye i Muhanga. Murakoze, nitwa Pacifique Murenzi, iwacu ni Igihogwe, akagari ka Buhoro, umurenge wa Musambira. Nk'uko Gonzalez yabivuze, nanjye ntabwo naje jyenyine, ndi kumwe n'umugore wanjye, ngo bamuhe mikoro abibwire. Murakoze cyane. Kwa Musema ari Lise, nanjye mvuka mu murenge wa Musambira, nanjye nkaba nishimiye kubana nabo uyu munsi. Nanjye nitwa Nkunduwimye Alexandre, nkaba mvuka mu murenge wa Musambira, akagari ka Buhoro, mu mudugudu wa Busasamana, akaba ari nanjye uhagarariye ibuka muri uwo murenge. Murakoze. Murakoze. Nitwa Munyankumburwa Jean Marie, mvuka mu murenge wa Musambira, muri mu murenge wa Runda. Nanjye ndabashusha muraho, nitwa Nyetera Erneste, nanjye mvuka mu murenge wa Musambira, mu kagari ka Buhoro, ariko ntuye Rwamagana mu murenge wa Muyumbu. Murakoze. Murakoze, nitwa Munyantaka Severe, mvuka mu murenge wa Musambira, kandi ni nawe ntuye. Murakoze. N'ubundi kera yari Sirike Ingoma, ikaba yari muri komine Mugina, akagari ubu ngubu kakaba karagiye mu murenge wa Nyamiyaga. Murakoze cyane. Amazina yanjye Nahishize Jean Bosco, mvuka mu murenge wa Nyarubaka, ni naho ntuye, ni naho nkorera. Icyongeye kuri ibyo ni perezida wa Ibuka ushinzwe guharanira inyungu z'abacitse ku icumu mu murenge wa Nyarubaka. Murakoze, nanjye nitwa Irangiye Regine, abantu bo mu murenge wa Rukarika nibo narokokeye, ariko iwacu kavukire ni muri murenge wa Gacurabwenge, akagari ka Gihimba. Nanjye ndabashimiye kuba turi kumwe. Ikindi nkaba ndi muri komite ya Vega ku rwego rw'akarere ka Kamonyi. Murakoze. Mwene Nyakanimba, arokokeye Jenoside yakorewe Abatutsi Kabgayi. Murakoze, nanjye nitwa Yoshima Josiane, ukomoka mu murenge wa Rukoma, mu kagari ka Gishyeshyi. Mu muryango w'Ibuka rero nkaba ndi visi perezidante wa kabiri. Und ich komme aus Deutschland, in Europa. Yitwa Yvonne Kemkes, aturuka mu Budage. Und ich mache Urlaub hier. Arakora vakansi hano nanjye turi kumwe. Ich habe die Ehre, dass ich bei Morenzi wohnen darf. Umuntu afite arishimye, biturutse ku mutima ko atuye kwa Morenzi. Und ja, es ist schön hier zu sein. Ngo arishimye kuba ari hano. Ngo ni igihugu cyiza cyane. Amashimisha umushyitsi umwakira rwose. Mwaramutse, nitwa Eric Murenzi, ni umwana wa Murenzi. Murakoze cyane. Mwaramutse, nitwa Ntabanayive, navukiye mu murenge wa Rukoma, mu kagari ka Remera, uri mu mudugudu wa Mbizi, ahandi hasi mu gishanga, abazi moteri itanga amazi ahantu henshi muri Kamonyi, niho hari iwacu. Mwabibonye ko Rukoma niwo murenge burya wari urimo cyahoze ari komine Taba na ka Yesu, murabona ko ibyo yakoze birigaragaza. Ariko nanjye sindi njyenyine, hari umunyarugarika nambuye ubwenegihugu ya Rugarika mugira umunyarukoma, twazanye nawe nagira ngo muhe ijambo arinde. Murakoze, naje kwisanga mu murenge wa Rukoma, ariko kavukire yanjye ni mu murenge wa Rugarika. Nitwa Mukansamaza Beatrice,
dusigaye dutuye hano muri Gacurabwenge. Murakoze. amashyi menshi tumushimire. hari n'abandi tutashimiye batabivuze ariko reka dushimire ubivuze. rero kugira ngo umenye aho narokokeye njyewe ntabwo byashoboka kuko niba narahereye ku mupaka hano aho bita mu Karondondo niho nakunze kuba ndi mu masasu nkarinda ngeri imburabuturo niho narushoreje. Sinavuga ngo narokokeye he ariko nkomoka naho nababwiye ndi mu Ruzege umurenge wa Rukoma. Murakoze kabisa. Murakoze. Nitwa muri Samari Chantal, mvuka mu murenge wa Rukoma mu Ruzege, ariko navukiye mu murenge wa Rugarika mu Nkoto kwa Karake Fereza. Nakomotse mu murenge wa Rugarika, bandi visi perezida wa kabiri wa Ibuka muri uwo murenge. Murakoze. Karake ni musaza wanjye uva mu ntebe. Murakoze. Nanjye nitwa Karake François Xavier, mwene Karake Peresi, mvuka mu Ruzege umurenge wa Rukoma, ubu naturutse mu karere ka Nyagatare, niho ntuye ni naho nkorera. Murakoze. Mwese nanjye nitwa Gatsinzi Alex, Gatsinzi Bagashumba Banyamutezi Bandagihanga Rwihimba Bakabaka Bakavotwa Basharangabo Kwakira mu Rujugira kwa Ihemazimaka hano ku ijoro rya Kamonyi. Nanjye amateka kimwe n'abandi tuyahuje nk'uko Berarisi yabivuze. Nanjye ntuye mu murenge wa Runda, Akagari ka Kabagesera niho tuvuka, ariko ntuye ku Ruyenzi mu murenge wa Runda, Akagari ka Ruyenzi. Nanjye narokokeye ku rugamba. Amashyi menshi cyane. Ntabwo nanjye naje njyenyine, abavandimwe bagiye kwisobanura niba ari umuntu banjye, nanjye nazanye na madamu akaba ari we meraho. Ine Mukashyaka, Rwamagana, Kazana mu murenge wa Runda. Murakoze. baramugije cyane mwese. Hano harimo abantu benshi tusanzwe tuziranye, ariko kuba tuzasanzwe tuziranye ni umwanya mwiza wo kumenyana. Yitwa Muyango Narcisse. Narcisse nubwo amvugiye ukuntu atuvugiye, ariko nabyo ntabwo ari mukuru wanjye. Ibisekuru byo numva ntabisubiramo yabivuze. Ndi Kigali, mvuka umurenge wa Runda. Icyaduhuje rero uno munsi nibuka ariyo tubamo twese mu buzima bwa buri munsi, ariko twifuje ko uyu munsi twaza kugira ngo dusangire umuganura. Abantu rero batazi umuganura uko wabagaho kera mu buzima bwa kera ku bisekuru byacu, ndagira ngo dufate akanya gatoya nabyo tubyibuke ko byahuzaga ababyeyi bacu, bagasangira bakarya bakishimana. Atubwire ku muganura, ndetse tuzi gukora n'ibyo byose bakoraga. Abana bakiri batoya babonye ko nubwo twabuze bamwe, ariko ubu ngubu tugifite abandi batwigisha ibyo bintu. Alexandre Mwanyana. Maze nshimire ubuyobozi bwa Ibuka bwateguye uyu munsi wo kugira ngo duhure tubonane amaso ku maso, abatari baziranye, ko buri wese yajyaga amenya buri wese akamenya mugenzi we ukwe. Ariko uyu ni umwanya tugize amahirwe menshi cyane yo kuba tubonana isura, ndetse tukumva n'inkomoko tugenda dukomoka. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza cyane nk'abacitse ku icumu mu karere ka Kamonyi, tubonye wo kugira ngo duhure mu myaka 28 irangiye. Bamwe baherukanire Kabgayi, abandi ahandi bitewe n'uko bagiye barokoka. Ariko tunabashimire ko uyu munsi ari umunsi mwiza cyane wo kuba wateguwe nk'umuganura, kandi umuganura akaba ari ikimenyetso gikomeye cyane n'ubundi cyahuzaga Abanyarwanda, bagahurira mu gusangira ibyo bejeje,
ariko hakabamo no kubaka ipfundo ry'ubumwe bwabo. Nagira ngo rero mbere na mbere yo kuvuga imvo n'intwano yabo tubanze tuganire cyangwa se twumve aho waturutse, kuko umuganura wabayeho hari n'umusaruro wagombaga kuba wabonetse. Uwo muganura uvuye ku nshinga yo kuganura, kandi umuntu akaganura ibituruka ku musaruro w'ibyo yejeje. Abanyarwanda rero bagiraga imbuto zikaba nyinshi, ariko hakaba izi zihatse: amasaka, uburo, ingano, hakaba inzuzi arizo zavagamo ibihaza, hakaba imbuto y'imyumbati, hakabaho n'izindi kuko zagiye ziba muri uru Rwanda, kandi n'uyu munsi wa none tukizifite. Ariko noneho iyo mbuto y'amasaka ari nayo yari ihatse izindi, no mu mateka dufite twabayemo tunazi, twanabwirwaga yuko umwami yavukanye imbuto. Icyo ni ikimenyetso gikomeye n'uyu munsi wa none twavuga yuko iriya mbuto y'amasaka yari imbuto ikomeye. Amasaka rero yari arimo ibice byinshi, harimo cyamwiha, harimo kibombogoro, harimo nyirarumogo, harimo nyirakaganza, harimo nyirakanyamanza, harimo mbangukira. Izo ni imbuto zose, ndetse na gihore ni imbuto zari ziriho kandi abanyarwanda bakoreshaga. Mu gihe rero cyo kubiba imbuto, ari nabyo byitwaga guturutsa imbuto, ibyo ngibyo byakorwaga mu muryango, bigakorwa n'abana babaga bagiye guturutsa imbuto ku mubyeyi wabo. Iyo bageragayo rero, umubyeyi yabaga yateguye bimwe mu biribwa cyangwa se na bimwe mu binyobwa, ariko cyane cyane mu bikomoka kuri ya masaka. Hanyuma rero ari abahungu ari abakazana bakagera ku mubyeyi, hanyuma akabajya imbere akabiba imbuto, aribyo byitwaga guturutsa imbuto. Umunsi wa kabiri bazaga baje gusubya imbuto. Byumvikana ko nta burenganzira na buke umuntu yabaga afite bwo kugira icyo yikorera atabanje kugera mu muryango umubyeyi, kugira ngo abanze aturutse imbuto ndetse ajye no kuyisubya, hanyuma noneho babone kugira uburenganzira bwo kujya mu muryango, bajye kubiba nabo imbuto zabo. Ibyo rero iyo byakorwaga mu miryango yose uko yari iriho, niko bagiraga ayo mafunguro bafungura, ndetse hakaba n'ayo marwa yavuye muri ya masaka bagakoresha muri bya biribwa, yaba iyo myumbati, byaba ibyo bihaza, zaba imboga z'igisusa n'ubututu, yaba isogi na nyiragasogereza, yewe n'amakora. Abatayazi ariko abakuru barayazi. Ibyo byose ni ibyakoreshwaga mu mafunguro abanyarwanda bari bafite, mu mwero w'ibyo bari bafite, ariko byose bigahagararirwa n'aya mbuto y'amasaka, ariyo yabaga yabibwe muri cya gihe cy'ukwezi kwa mbere. Muri izo mbuto rero ntabwo zose ariko zereraga rimwe. Mwumvishije yuko harimo mbangukira, harimo za cyamwiha. Cyamwiha yo ni n'imbuto yatindaga mu butaka, ari nayo mpamvu abanyarwanda bafashe icyemezo cyo gufata ukwezi kwa munani nta mbuto yabaga isigaye mu butaka igendanye n'amasaka yo kuba itari yasarura. Hanyuma rero iyo habagaho gusarura ya masaka akaboneka, hari icyo bakoraga cyitwaga gukurungira imbuga,
mu muco mwiza abanyarwanda bageraho isuku, bavuga yuko hazajyamo ivumbi n'amabuye. Hanyuma nyuma yo gukurungira hari ibyo bita gukugira. Gukugira rero nabyo ni ibyakorwaga kuri iyo mbuga kugira ngo hatazagira umusaruro unarembwa ukaba wanyanyagira ukajya hirya. Ibyo ngibyo barangizaga kubikora nibwo amasaka yatunganyirizwaga muri iyo mbuga. Hanyuma rero bakagosora, bagahura, bakavuna. Ayo bita kuvuna ariyo yasigaraga mu bagosoye badashobora kubona yanoze neza, nibwo bakoreshaga ivu rya kinyarwanda, nuko bagashyira mu masekuru, hanyuma bakayavuna, bamara kuyavuna bakongera bakayagosora. Ibyo byose rero byabaga bimaze kuboneka, tuzi yuko umuganura n'ubundi waheraga ibwami. Umwami akaba ariwe utangira umuganura, akaganuza abiru. Nyuma yo kuganuza abiru, abiru bakaganuza abatware. Nyuma yo kuganuza abatware, abatware nabo bakaganuza imiryango, imiryango ikagenda nayo igenda ihererekanya uwo muganura. Aho rero hari harimo ubumwe bukomeye cyane, bitagendanye no gusangira umwero wabonetse byonyine gusa ngo bahurire aho ngaho, ahubwo hari harimo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Abatasangiye ntibamenyana, abatasangiye ntibakundana, abatasangiye batabarana. Ibyo ngibyo rero bikaba byarakorwaga na ba sogokuru na ba sogokuruza bacu mu buryo bwo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, kuko cyaraziraga kikaziririzwa. Uba ushobora gufata uwo musaruro ukaba wagerageza kubanza kwihaza wowe cyangwa se kuganura ubwawe utabanje kuganuza abo muturage. Ibyo rero byaragiye birakomeza, bikaba ko wahamagaraga abaturanyi muturanye ku murenge, abo baturanyi bakabanza kuganura kuri ya mbuto yawe. Ndetse mu kinyarwanda kimwe hamwe bavugaga yuko batanze ubwayi. Ababaga bagize ibakwe rya mbere bakagerageza gutaragaza kugira ngo babone yuko amasaka yuma. Hanyuma rero uwabaga warushije abandi kuba ikubito y'imbere yaravugaga ati nimuze mbahe ku bwayi. Nuko bakagenda bakegera intango yabateguriye, bwa bwayi bakabusangira, bakishima, bakanezerwa. Uvuye aho ngaho amaze gufata kuri ubwo bwayi akananyaruka arimo kuvuga ati nanjye ubutaha, akagenda afite iryo shyaka. Hariho urukundo rero, hariho urukundo rukomeye cyane mu banyarwanda, kandi bahuzwa n'ibyo ngibyo bigendanye n'uwo muco ababyeyi bacu, abakurambere bacu baduteguriye kugira ngo abe ari ryo pfundo riduhuza. Nk'uko rero tunabivuga no kugeza uyu munsi, ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Ari nayo mpamvu nshimira ubuyobozi bwa Ibuka bateguye iki gikorwa, bateguye umuganura kugira ngo dushobore guhura, bongere dusubukure cya kivi aricyo ababyeyi bacu bari baratangiye. Umuhanzi umwe niwe waririmbye aravuga ati, usase nkanjye urenzeho usumbye ndabigusabye. Byumvikana ko rero uyu mwanya ni umwanya wo gukora ibyo dukora tugendeye ku muco ababyeyi bacu bari bafite, bakoraga, ari nawo barindaga icyo ari cyo cyose cyo kuba wahemuka ugahemukira mugenzi wawe, ahubwo ukumva yuko kubana kwanyu ibyo ngibyo ari byo bigomba kubaka ubumwe bwanyu. Nyuma yaho rero nagira ngo babwire yuko izina umuganura uyu munsi wa none twagize umugisha wo kugira leta nziza, ubuyobozi bwiza, ari nabwo dukesha uyu mwanya wo kuba turi aha ngaha. Amashyi menshi rwose turi aha
ariko mu bihe ibyo byose buri wese yagiye avuga bari turi ahantu hatandukanye, buri wese ari mu marira ye, buri wese ari mu miborogo ye, buri wese ari mu bwihebe bwe, ariko ubuyobozi bwacu bwaravuze ngo nimuhumure, turi ahangaha kuko twahumurijwe, turi ahangaha kuko dufite umutima muzima, turi ahangaha twaje kuganura ibyacu ko twahinze tukeza, turi ahangaha kuko ubwo buyobozi bwabidufashijemo, ariko cyagiye nta buryo bwo twari dufite, ahubwo abashaka kubituvutsa bari bazi ko bazabigeraho, ariko Imana ishimwe kuko umurengezi yarahari. Nta n'umukuru utagira mukuru we, hari abakuru banabindengeje, ariko uwashaka yacutsa acukiriza ahangaha. Mbabwira ngo dukomeze umuco wabo dukomokaho, dukomeze kugendera mu nzira baduteguriye, dukomeze gusubukura ibyo batashoboye kusa, kandi ikigeretse kuri ibyo tuzabigenza. Mbifurije umunsi mwiza w'umuganura w'upfundo ry'ubumwe bwacu bw'Abanyarwanda. Murakoze. Murakoze Alexandre. Ntababeshye rwose kugira ngo ba Vedaste ntabicira gahunda y'abana. Mu minsi ejo bundi twibuka hano hepfo wagendaga ukareba amasanduka y'abantu bacu ukuntu agerekeranye ku buryo utakibasha gukora ku yindi. Ndavuga ko nkibuka idutumiye neza imbaraga dufite kugira ngo ntitwabikora. Si kuba rero batangiriye kumuganura, numva twashimira umuyobozi wa Ibuka iki gikorwa cya mbere yatangiye. Namwe amashyi rwose n'ibindi kandi tuzabishobora kuko urabizi ati. nanjye nshima Ibuka yabashije kuduhuriza hano uyu munsi. Ubundi twajyaga duhura turira tuganya bimyoza bitewe n'amateka ya Jenoside, ingaruka yatugizeho, ariko murabona akanyamuneza dufite twese hano kubera iki gikorwa cy'umuganura twahuriyemo. Nagira ngo mbasabe rwose twongere dushimire umuryango w'Ibuka. Umuyobozi wa gahunda yagiye abivuga, reka simbisubiramo. Cyo yarambwiye yaravuze ati ariko buriya dufite duhagarariye, yatubwira ngo KSF ni bande. Wanabivuze n'ababanje babivuze, ubundi twese uko turi hano turi mu muryango Ibuka, ariko tukongera tugahuriza imbaraga mu muryango KSF kandi wahawe umurongo na Ibuka. Igisobanuro cyumvikana kinoroshye. Rero kuva icyo gitekerezo cyiza cyabaho,
ngira ngo ubu n'umwaka wa 6 ahari niba ntibeshye kuko ni kuva 2016. Hari ibikorwa bitandukanye uyu muryango wagiye wigaragazamo, ariko abantu benshi shima n'umuryango Ibuka uyu munsi wabashije kuduhuza bakumva ko KSF ari urubuga. Uyu munsi nagira ngo nkureho urwo rujijo kuko KSF atari urubuga. Uyu munsi tumenye ko KSF ari twebwe, ariko dushobora guhurira ku ikoranabuhanga ryitwa urubuga. Sinzi niba byumvikana neza. Kuko rwa rubuga hari abaruriho ariko hari n'abataruriho kandi ari abanyamuryango ba KSF, ariko tunifuza ko bazaruzaho kugira ngo dukomeze guhurira ku ikoranabuhanga, uretse kuko byatangiye nibwira ko bitazahagarara kandi bizakomeza kujya duhura mbona nkubona. Dutangira twibwirana, burya kumenyana ni byiza. Hari abantu nabonye hano, umwe nari muzi ukwe n'undi muzi ukwe, karakena muri se sinari nzi ko bavukana nabo ku rugari, umwe nari muzi ukwe n'undi muzi ukwe, ariko bibwiranye batwibwiye nsanga ni abavandimwe. Rero turashima gahunda nk'iyi n'umuryango Ibuka muba mwateguye, kandi KSF tukabemerera ko tubari inyuma, dufite imbaraga zo gukomeza kugira ngo ibi bikorwa bizakomeze byiyongere. Umuyobozi wa gahunda yavuze ati mu magambo magufi wihute, KSF ndumva twayivuga mu bikorwa, wenda niho byakwihuta no kumvikana, kuko hari ibikorwa bimaze gukora, hari aho tugeze uyu munsi, ariko hari n'aho twifuza ko dufatanyije twabasha kugera, kuko biragaragara ko turi imbaraga, kandi uko turi hano twese buri wese akebutse mugenzi we, murasanga turimo imbaraga zabasha gukora byinshi birenze nuko tubibona. Kuva rero muri uriya mwaka nababwiraga 2016 habaho ibitekerezo bya KSF y'uyu muryango, hari ibikorwa byagiye bikorwa hirya no hino. Hari nk'abacitse ku icumu twabashije kwegeranya ubushobozi basanirwa amazu. Bivuga ko muri Gacurabwenge byarabaye ndetse no muri Rukoma abantu twegeranya ubushobozi, hashakwa n'iby'ibanze nk'ibikoresho muri ayo mazu yabashije gusana. Ngira ngo abo duhurira ku ikoranabuhanga kenshi mujya mubibona mu gihe cyatambutse, aho ubushobozi bwajyaga bwegeranywa kugira ngo dufashe abantu bahuye n'ibibazo. Muri ibyo bibazo ndashaka kwibutsamo ko twagiye tugira ibyago, tukabura abantu, ariko wa muco wacu wo gushyigikirana, wo gufatana urunana nk'abantu dufitanye isano y'amateka aduhuza, tukabasha kwegeranya ubushobozi, tugatabara abahuye n'ibyago. Ndetse hari n'aho byagiye biba aho abantu bagiye babura ubushobozi bwo kwivuza, tukabasha kwikorakoramo tukabunganira bakabasha kwivuza. Hari abakiriho ariko twagize ibyago, hari n'abagiye batuvamo, twabashije kugerageza uko imbaraga zacu zingana. Ndibuka yuko no mu bihe bidasanzwe duherukamo bya Covid, hari n'ubushobozi bwegeranyijwe, ndumva bugera nko kuri miliyoni, hagurwamo iby'ibanze, ibiribwa by'ibanze. Abanyamuryango bafite ibibazo kurusha abandi baregerwa, bahabwa ibyo biribwa, birabafasha, birabarengera muri kiriya gihe cy'akaga twari turimo. Ibyo ni bimwe mbashije kuvuga, ariko hari n'ibindi kuko dufite umwanya mutoya. Mu kwiyubaka rero kwa KSF, ndashimira umuryango Ibuka uruhare ubigiramo kandi uzakomeza no kubigiramo. Wabashije kuduha umurongo twatangiye kugenderamo muri uyu mwaka. Ngira ngo murabizi neza yuko igihe twagiraga ikibazo habagaho gutabaza, abantu bakavuga bati hari umuntu wahuye n'ikibazo, hari umuntu wahuye n'ikibazo, nyamuneka mureke turebe ukuntu twakwegeranya ubushobozi dufashe uyu muvandimwe wabuze umuntu wacu, turebe ko twamuba hafi, tugaterateranya tukikoramo ikibashije kuboneka tukamuba hafi. Mu rwego rwo kureba kure rero, nshimira umuryango wa Ibuka wararebye uravuga uti ariko
twahaye umurongo ibintu bigakomera. Niba hari ikibaye ntiduhite tuvuga ngo twikoremo. Hari n'igihe ukwezi kwashiraga tukegeranya ubushobozi, ariko ndashima ko uyu munsi mu cyerekezo turimo mu byo tumaze gukora, nza no gusaba abo dufatanya ko baza kubigira imbere mu kanya, tukababereka mukabamenya. Hashyizweho hafunguwe konti tubifashijwemo na Ibuka, bwa bushobozi twavugaga twegeranyaga hashyirwaho umurongo w'uko umuntu yatanga uko ashoboye nibura amafaranga 2,000 ku kwezi. Biratangaje ko mu mezi 2 ataranashira amafaranga amaze kugeraho ntabwo ari make. Bahoze banyereka imibare ko tumaze kugira $1,157,000. Nimwe tubikesha kuva mwabyishimiye. Kuko mwabyishimiye rwose. Yes. Bivuze ngo ubu ntabwo twatungurwa, ntawifuza ibibazo, ariko turi mu isi birashoboka. Ntabwo twatungurwa n'ikibazo cyaba ngo tubure icyo dukora cyangwa tumara ukwezi turimo dushakisha. Ntabwo bishoboka kuko ikigega gihari kimaze kugeramo aya mafaranga kandi biracyakomeza. Niyo mbirebye abantu bose ubona babikora bashishikaye kandi tuzi ko bizagera kure. Numva nihuse, ntabwo nakomeza ntarabereka mu bantu turimo gufatanya iki gikorwa. Twagiriwe icyizere na Ibuka, bangirira icyizere cyo kuba perezida, ariko hari abandi ngira ngo batambuke turi muri komite, nkereye kuri Jean Marie n'abandi turi kumwe, ba Françoise, ba Bertine. Mwigira imbere abo banyamuryango bababone, kuko muzajya mukorana umunsi ku munsi kandi bagomba kuba babazi. Albert yabaha mikoro, buri wese akagenda bibwira kandi nawe yihereho kugera kuri 11. Kugira ngo tugire Alexandre yatanze ikiganiro cyiza. Ibuka yaratubwiye ati ni gute abantu batakwizigamira kandi igihugu kizigamira. Iyo bavuze ejo heza bakavuga n'ahandi, abantu ntabwo batekereza ko kwizigamira nk'uko Perezida Gonzaga yarabivuze. Ibuka rero yatubwira tuti ni iki twakora, tugisha inama. Turicara rero dusanga ko burya kwizigamira umuntu ntabwo amenya igihe yaterewe, nta nubwo umuntu amenya igihe agirira ibyago. Muri iyo komite rero njyewe bashyizemo umujyanama. Ndi umujyanama, nubwo hari n'abandi bajyanama batavuzwe, ariko hari n'abandi bajyanama, ababyeyi bacu bakuru, two kuzajya tugira inama bano Ibuka, yaba yari yagiye hose yajya yose, kugira ngo ibintu bizabe sustainable, donc birambe. Ikintu kitarambye kiragenda kikarangira. Nubwo rero rwego ndi hano, ndi umujyanama muri ya komisiyo yari irimo kwiga uburyo twakora ibintu birambye. Murakoze cyane. Nitwa Munyankumburwa Jean Marie, nungirije umuyobozi. Murakoze. Nitwa Françoise Mukatete, muri komite ya KSF, nkaba ashinzwe imibanire n'imibereho myiza y'abanyamuryango. Murakoze. Nitwa Bertine Mukansamaza, nkaba ndi umunyamabanga kandi n'umubitsi wa KSF. Dufite konte twafashijwemo gufunguka na Ibuka nationale na Ibuka ku rwego rw'akarere, ariko abantu ntibarayimenyera. Mu gihe batarayimenyera, bari kure ya Wagenze, abari kure ya banke, ndabafasha nkayakira ariko nkayigeza kuri konti. Murakoze. Murakoze. Nitwa Vedaste Ntameteri, muri iyi komite ishinzwe komisiyo ishinzwe kwibuka na documentation, n'umware documentation. Murakoze. Murakoze. Nabibwiye muri iyi komite Ibuka yashyizeho kubifasha muri ibikorwa batubwiraga, bangize umujyanama, ariko hari umusaza bazi nawe ari umujyanama mukuru, n'abandi twari dusanganywe bose, hari Muzehe Karayiga, harimo
umukecuru wacu Mukananga Immaculée, harimo ubwo nabwiye umujyanama mukuru ko ari muzehe bazina banjye Murenzi, dufitemo Mukansamaza Bertride, ariko uyu munsi bamugiriye ikindi cyizere cyo kubakirira amafaranga. Dufite Epifania Kamine, dufitemo muzehe Kirenga, ubwo n'abandi dufitemo muzehe Higiro Martini, Kayiranga Wirarisi ni perezida wa Ibuka muri manda njye nasimburaga, niwe twasimbuye, hanyuma aruterana perezida wa Ibuka ndumva ari we ni iminsi bimenyereye ari buze kutwibutsa n'abandi, ariko abo twari dusanga muri abo hiyongereyemo rero Albert nawe uri muri iyi komite. So murakoze cyane rero, nagira ngo nawe nshimire rwose abantu bo muri Ibuka ibikorwa barimo kuri uyu mwaka wa 2028, murabona ko ari igikorwa cyiza. Murakoze cyane. Nararekana mikore ko hari umugabo witwa Ntabanayive nawe nahaguruke, badufatanyije muri iyo komisiyo yo kwibuka documentation, mwazadufasha mu minsi iza kugira ngo mujye mutwegera cyane cyane mu kubungabunga igihe turimo twibuka ya mivugo, kubungabunga bwa buhamya burimo butangwa, kubungabunga amafoto agenda afatwa, ibimenyetso byose bigaragaza kwibuka mu karere ka Kamonyi kugira ngo bitazazimana. Ndi kumwe rero na Ntabanayive ari hano, ariko hari na Kayiranga Innocent wahoze ari vice mayor mu karere ka Muhanga. Ubwo abantu uko ari batatu rwose mujye mudufasha ibyo mubonye hafi mu bidushyikirize kugira ngo tubibungabunge. Murakoze. Barakoze cyane, twiyereka kuko tuzakomeza gukorana nabo. Ngira ngo ahari hari undi musaza utabashije kuza witwa Muyango Deo, nawe ari mu bajyanama muri KSF. Aba rero nibo tuzakomeza kandi namwe dufatanyije, kuko twe ntacyo twabasha kugeraho tutari kumwe namwe, kandi twumva dufite icyizere cy'uko tuzagerana kure rwose ku bintu bifatika kandi bifite umurongo. Yizeze yuko uyu muryango wacu wa KSF nidufatanya umurongo twatangiye kandi tuzawukomezamo neza. Hari abantu bagiye baduhamagara, hari abahamagaye, hari abahamagaye perezida bakajya bamubwira ngo ngo bya bintu byanyu bwo byagize umurongo uzansubize ku rubuga, kuko hari abantu bagiye ngo bava ku rubuga ngo kubera ibintu ngo bidafite umurongo, ariko turabizeza ko umurongo urahari kandi tuzawukomezanyamo namwe nimubitwemerera. Rero mu bikorwa biteganywa n'ubundi ni ukurushaho gushyira imbaraga mu bikorwa byagiye bikorwa, ariko kandi tukabikora neza. Hari Vedasti n'uvuye hano, hari igikorwa gikomeye burya tugomba gufatikanyamo, ibishoboka tukabishyiramo uruhare rwacu, ibyo tudashoboye tukabigeza kuri Ibuka ikabikorera ubuvugizi, harimo ku isonga kugira amateka yacu tukayibuka, ariko tukagira aho tuyibukira. Iyo dusesenguye dusanga ku Kamonyi tuvuga ko dufite inzibutso, ariko ntabwo ziragera ku rwego rwo kuba zabasha kutubikira amateka. Twese turahagenda turahazi, ariko turizera ko mu ngamba ubuyobozi bufite kugira amahirwe barabyumva neza, kandi n'umurongo w'igihugu ko inzibutso zizagera ku rwego ziba inzibutso. Ubwo duheruka hano hepfo mu Kibuza, abahageze mwabonye uko bigiye bimeze. Bunyonga hari umurongo urimo ugenda ujyaho, hari uko barimo babikora. Twagera ku Mugina biracyafite urwego biriho ikiri hasi, ariko twese nidufatikanya turi imbaraga n'ubuyobozi icyo buzadukeneraho tuzakigiremo uruhare, ariko aya mateka yacu turushaho kuyabungabunga. Hari n'ikindi gikorwa rero numva tuzakomeza gufatikanya tukagishyiramo imbaraga. Uko turi hano twibuke ko dufite abantu bacu bari mu mirenge hirya no hino bafite n'ibibazo bitaboroheye. Buriya hari abantu bakeka yuko ubushobozi tuba twegeranya
wenda bujyanye gusa no kuzajya dutabara abagize ibyaha. Icyo gikorwa kirimo, ariko turashaka no kujya dushyiramo ibindi bikorwa bitewe n'ubushobozi uko bugenda buboneka. Kuba hafi abagize ibyago ni ngombwa, ariko n'abagize ibyishimo tugomba nabo kubagaragariza ko turi kumwe nabo. Ngira ngo mujya mubibona, hari ababyara bakabura ababahemba, bibaho kandi twe turahari, kubera iki ibyo bikorwa tutabikora. N'intwererano ku bagize ubukwe, ibikorwa nk'ibyo ngibyo biri sosiyale ni byiza, kugira ngo turusheho gukomeza kubaka ubumwe bwacu. Dufite n'abakecuru hirya no hino baba badafite aho bikora, dufite imbaraga, tuzegeranye, mureke dukomeze uyu murongo dufatanyije, kandi ndibwira ko tuzagera kuri byinshi. Numvaga rero mu magambo makeya, KSF ngiyo byikora ngibyo, aho tugeze naho ibyo duteganya tuzabigendanamo twese, kandi nibwira ko tuzafatana urunana, ko kuba muri hano ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko byose bishoboka. Murakoze cyane. Murakoze Gonzague mu bwiza tubwiye. Murakoze, nabanza gushimire wayoboye iyi gahunda neza, kandi ndashaka cyane cyane gushimira umuyobozi wa Ibuka uri hano n'abandi bagenzi be bamufashije kugira ngo iki gitekerezo kigerweho. Nkeka ko kiri bumare kuko urujijo, hari harimo urujijo kuri bamwe bagiye bumva yuko hari komite, ko hari ibitegurwa, ko hari ibikorwa, ndetse wa mugani nk'uko Narbere yagiye abivuga, ugasanga bamwe banabitinya, cyangwa se ugasanga bamwe badashaka no kubyitabira. Na perezida amaze kubivuga nawe mu kanya, ati hari abavuga ngo noneho tugaruke kuko ibintu bimaze kubona umurongo. Ni koko kuko iyo abantu batari bamenya ibintu uko bimeze, usanga babitinya, kuko hari ubwo abantu bashobora kujya mu bintu bafite intego itandukanye n'igihugu cyacu gifite. Abenshi rero baratinya, kuko hari n'abajya babikora kuko ugasanga babiroshyemo abandi. Ni byiza n'abagiye babitinya bakaba bashaka kugaruka, ahubwo rwose muzabashimire, ni abanyabwenge, kuko gupfa kubona ibintu ukabyirohamo ntabwo ari byo. Nshime rero, nshime rwose, nshime iki gitekerezo cy'umuganura. Ariko umuganura uri imbere, ariko inyuma hari ibindi bikomeye. Albert yabivuze, hari ibindi bitekerezo, hari ibindi bintu bishobora gutuma tuganura. Ariko se kuganura byo hari umugenzi wacu wabisobanuye. Ubundi umuntu yaganuraga ari uko yejeje, ari uko asaruye. Uretse ko twebwe twabigize igitekerezo, kandi ibindi biri inyuma, ibyo biri inyuma ndakeka yuko ni wa musaruro. Ubu turaganura, twarahaye abana amata, ariko twagombaga tuba twejeje na ya masaka yavuze. Ariko tutavuze amasaka se, nta n'ibindi. Amasaka twayeza tukayagurisha, tukabona amafaranga tugashyira kuri ya konti. Ariko hari n'ahandi twakura umusaruro. Aho rero niho tugomba kwibanda. Nihehe tugomba gukura umusaruro, nihehe tugomba gukura wa musanzu
bya bihumbi 2,000 bya buri kwezi tuzabikura he? Bamaze kutwereka abantu hariya inyangamugayo gusa njyewe bariya ndabazi, ahubwo gusubira inyuma gatoya ariko nisubirira inyuma njyenyine simbasubiza inyuma mwebwe. Nabanje no kubumva nkagira ngo niya komite yacu yubatse urwibutso, amateka ya komite yacu yubatse urwibutso yo murayazi, ndetse n'abariya mwabonye hariya nabo bagiye bavuga bose bari muri komite twari dufatanyije. Iyo komite yacu rero simbasubiza inyuma mbasaba imbabazi, yaje guhura n'akabazo gatoya ariko ntabwo yasenyutse. Murabizi yuko twubatse urwibutso hariya, urwibutso turwubaka neza mu ba mbere bose rwa hose na ziriya nzibutso zindi bahoze bavuga rwa Bunyundo rwa Mugina zari zitari zakomera ngo ejo bundi rero tugira igitekerezo cyo kurukosora ngo turugire nk'izindi nzibutso. Mbere yabivuze ndakomeza kumugarukaho ku bintu yavuze byose bifite akamaro, kandi numvise ari umujyanama, azaba n'umujyanama mwiza, kuko iyo ugiye muri ya rwibutso rwacu ukareba amasanduku arimo, nanjye ndi umwe mu bahamya yuko amasanduku y'abanjye mperuka nyashyiramo ntabwo nongeye kuyabona. Kandi uzi yuko niyo ugiye kumva y'umuntu wawe ntabwo ushobora gukoraho ukumva murahuye, ukumva murajyanye, cyangwa ukumva ko kuributse kugeze ku mutima. Ariko hariya turazenguruka iriya nzu ukajya utekereza gusa aho isanduku iri, ariko hari n'ubwo ugira ngo izindi zarayihwase zirayikanda, ukumva nawe bibaye nk'ibigukanze mu mutima, mbese urashize. Mwihangane, icyo kintu rero cyaratubaye. Noneho ubushize rero dushaka kubyutsa ikintu cyo gukora rwibutso, dukora inyigo, bara amafaranga kugeza kuri miliyoni 150 cyangwa se tugakora igice kimwe miliyoni 60, ikindi miliyoni 60. Dusanga rero tutashobora kubikora ko muzi ko inzibutso zose ari iz'akarere, turabegera ngo dufatanye. Mumbabarire ko njyewe nkunda kuvuga ukuri, ariko ntabwo byakunze. Twagiye dushaka abantu badufasha ntitubabone, noneho ndetse baza no kuduhamagara ngo tuzitabe, tugezeyo turababura kandi bahari. Ndibuka ko nari mpagararanye n'umugabo Higiro, abandi bari mu biro, umwana bari baraduhaye kugira ngo twakire ngo bari babutuye, kandi yamaze kuduhamagara tubura undi watwakira kandi bari bahari. Kandi twari twarasabye ngo baduhe uwitwa visi meya wa Prisika ari we dufatanye, ntibamuduha. Baduha umwana ngo yari umudiregiteri, ntabwo mbizi, usanga bamwohereje niba turategereza turahita, kandi bariya bose ba Prisika na meya bose bari bahari, tubura rero batwaye. Noneho nongeye uko ndi umunyagahinda kandi nkagira akababaro nkagira n'ibyo nkora mbona napfushe ubusa na esansi yanjye. Ngeze i Kigali ndademisiyona, ariko demisiyona muri ya komite yanjye sinababwira n'abo ngabo batumye demisiyona. Nandikira bagenzi banjye yabirananiye, ngaho uwari visi perezida nyiri Wirarisi ndabubwira ngaho ukomeza Wirarisi ati nawe iki byakunaniye sima. Bareba babunyamvugo barabizi, bakoraho numva rero shaho njyewe ndashaje sinashobora
guteshwa umurongo ni mu bikomeza barangahira bati ntabwo twabikomeza. Iyo komite yacu iraceceka kuva icyo gihe kugeza n'ubu. Noneho rero wumva ngo hari komite iyi ya KSE tukagira ngo niyo yasimbuye ya ariko ubu urabona nyine ko ahubwo ni komite yacu, ni komite twunganira, ni komite idufasha ku buryo ubu nanjye ndava ahangaha ngende ntongere ntumire ya komite yacu tujye tuzikora. Twabonye indi komite kuko umenya hari ni ya komite yacu bafashe bayigira njyanama y'iriya Gahunda. Ubwo rero dushobora no guterana twese turi kumwe tugafata tukazagira icyo tugeraho. Ikindi nshima, ndashimira Abanyakamonyi kandi ndabakunda ni ukuri. Nkunda ko mugira ishyaka. Arega na ruriya rwibutso twarwubatse kubera mwebwe, kandi n'ibi ngibi tugeraho urabona ni ibintu bifitiye akamaro igihugu kandi bifitiye akamaro natwe ubwacu. Abagira ngo rero bizeze yuko ishyigikiye iriya komite kandi tugiye kuva hano. Noneho uyu mwaka ubu noneho biriya batangiye tukabikomeza tukava ahangaha dutanze ingero zo kubikora, kandi umwaka utaha twazaganura tukazaba twarasabiye iriya konti yacu ikazaba yaragize icyo ikora. Mbese perezida none wazahagarara hariya tubwira ati twafashije kanaka, twakoze iki, abantu batanze amafaranga angana gutya, buri muntu yakoze iki, icyo kintu. Kandi ndumva yo gusa hari uwo kibogamira cyangwa hari uwo ndumva nta, kandi babikoze neza. turakora ibyo yibuka ikora, turahera ku byo yibuka yifuza. Ni konti twafunguye nubwo ifite abayicunga ariko iri mu rwego rwa leta. Ugomba kurikunda uretse umugore n'umwana, bikurikiraho ibindi byose bizana n'abandi, kuko uretse umugore n'umwana abandi bose baza barikurikiye. Umugore n'umwana uramushaka, barabawe barababyara, ariko iyo ufite ifaranga abandi baza barikurikiye, baraza. None ugiye kugenda uhoberana pateneri warahari, tungana nawe, tungana n'ifaranga ryawe, uryubahe, uritinye, urigisha inama, urisabe igitekerezo, urwane naryo, rimwe riba umwanzi wawe, urundi riba umukunzi. Ubwo uzaritunga kandi uzarimarana igihe. Kumara igihe ufite ifaranga se uzibyari, utarikunda se warimana. Ese kuki utumva unejejwe n'uko umuntu akubwira ngo kana kuriya akunda amafaranga? Kuki bitabushimisha? Jewe bagiye babwira ngo nkunda amafaranga, murakagira Imana. None se kubwira ngo ifaranga nibyo wakwishimira? Ahubwo ngaho rero mubwire kanaka apfusha amafaranga gusa, ubwo si byo nibyo bigushimisha. Ahubwo tukubwiye ngo ariya kanaka akoresha amafaranga ye neza, ubwo se ibyiza ni ibi. Kuko bavuga ngo yapfusha ubusa no kuvuga ko yakoresha neza, icyiza se ni iki? Kuyakoresha neza, kuyakunda. Wayakunze biragutwara iki? Wayagize umupateneri wawe, wa wundi wirirwa aririmba ngo emeri yose kwa emeri yose, umuntu agakinisha ikintu nk'icyo nawe ukamuha amashyi.
igihumbi cyonyine kugira ngo kire ku rubanza rwose. Bitekereze kandi ubone ko ari iby'agaciro. Nuko rero mugire intego bavandimwe, ingero mufite ni nyinshi, niwashaka igihe cy'ambabaza namusubiza, ariko umurezi kape rwose, kuko hari ikintu ugomba kumenya. Wowe niba wiha intego yo kubaho neza, ukamera neza, ushobora kubabaza umwanzi wawe utamukozeho. Uranyumva? Iyo akureba hari arashira, kandi wowe ntumurora, wikorera bya bintu n'ukuri. Urumva se byakuvuna, ntamutimbagura rwose utamukozeho. Nababwira ikirere, mumbabarire murakoze. Shimire mubyeyi wacu Murenzi. Iyo switch kimwe kiba MTN muyamuyumva ni urugero, ntabwo muri MTN ariko MTN bifite za website switch idakora, telefone yawe ntabwo yakora wowe ikayenza. Ninde ubyemera? Ubwo switch bagiye down. Switch rero ishobora gukora telefone ariko udafitemo amafaranga. Gusa telefone nicyo bikumariye. So dufite rero ibuka nkuko yarabivuze imyaka 28 myinshi, ariko mu myaka 28 uyu munsi yibuka yatuhamagaye switch yahamagaye amatelefone arimo arakora. Mwabahaye amashibuka rwose. Mukunganira Muzehe Murenzi mu ijambo yavuze, ntangira mbere yuko nkomeza ijambo mbanze nshime ko imbere yanyu mwese yemeye gutesha agaciro demisiyo ye yari yakoze. Hanyuma nkomeze nshima abanyakamonyi, abacitse ku icumu ku Kamonyi, mbabwire yuko ari intwari, abakuru barabizi. Ubu butwari bw'abanyakamonyi ntabwo ari ubwubu. Ndibuka 94 Jenoside irangiye, 94 95 twashyizeho umuryango w'abanyakamonyi Areska. Ndumva hano mu maso yanjye hari benshi barimo, uretse abari bakiri batoya. Areska yari ifite intego nk'iyo KSF ifite, ariko imiryango yombi igakurira mu bihe bitandukanye. Buri gihe kigira ingufu zabyo cyangwa ingorane zabyo. Areska ntiyakomeje kubaho, ariko navuga ko itanavuyeho. Nayo mpamvu KSF ivuka, kuko Areska itavuyeho. Areska yari ikirere, yari umuryango w'abacitse ku icumu bari basanzwe mu gihugu n'abandi bari batahutse. Komite yari iriho yayiyoboraga, wari perezida yari Karekezi France, kugira ngo baramuzi benshi. Vice perezida akaba Dr Bandora, vice perezida wa kabiri akaba Mutaki, nkaba trésorier, akaba secrétaire iby'ingoma Deo. Areska twari dufite konti muri BCD, amafaranga yari ariho ntumbaza aho yagiye, yaheze muri BCD kuko nta statut twari bwabone. Ariko uyu mwanya mfashe wari uwo kubabwira ngo dushima abanyakamonyi kuko ibitekerezo barabihorana. Ibitekerezo barabihorana kubera ko nyuma yabwo Muzehe Murenzi yababwiye ati
uru rwibutso rwubatswe ibitekerezo byaturutse ku bacitse ku icumu. Habaho n'ibitekerezo byiza ko uwo ari we wese ukomoka ku Kamonyi n'undi waturuka hanze ya Kamonyi yashyiraho ingufu ze tukagira urwibutso rwiza. Uko twatekereza ku rwibutso si kuriya rumeze rwageze aho rurahagarara, ariko nshimye yuko ibitekerezo byo kurwagura no kurugira byiza kurushaho bikomeza. Icyo gihe ngaruke kuri Aresika kuko nicyo gitumye mfata uno mwanya ngira ngo dushyiraho Aresika. Muzehe Murenzi ntiyari ahari, yari yaratinye no kugaruka hano. Rero umushyitsi mukuru wacu perezida wa Ibuka wadutumiye ndetse ufite n'umurongo ashaka ko tugenderaho, kandi tuzabikora nitumujya inyuma. Naba switch isinziriye natwe tuzasinzira. Murakoze. Mbere na mbere najya mbaza ashimire buri muntu wese witabiriye ubutumire bwo kuri uno munsi, umunsi mwiza abantu bose bari bategerezanyije amatsiko, cyane cyane yuko ari ubwa mbere twari tuteguye, ariko atari ubwa mbere yuko twitabiriye gahunda y'umuganura. Mbere na mbere rero, mbere yuko nibuze gutangira uyu mwanya, najya mbaze mu nteze amashyi dushimire Muzehe Murenzi ku nama yaduhaye. Ariko munamfashije twashimira na Muzehe Karere ku nama duhaye, ndetse n'abandi bose baje gucana imbere kugira ngo baje batugezaho. Nk'uko babivuze rero, uyu munsi tumaze iminsi tuwutegura nk'uko byagarutsweho. Komite iheruka ku rwego rw'akarere twari twashyizeho abantu bagomba kudufasha gutegura uwo munsi, ndetse n'abashimira by'umwihariko umwanya no kuba baremeye kuri izo nshingano twabahaye nka komite ya Ibuka. Hari batweretse hariya, ariko hari harimo n'abandi bo muri komite ya Ibuka bari barimo ku bw'inshingano, ariko bijyanye n'uburyo bwo gukomeza kubinoza kugira ngo tubahe inama. Igihe umunsi wose batwakaga ibitekerezo twarabibahaga. Hari icyo muzehe yavuze, ari cyo mperaho, kubaho umuntu afite intego. Mu by'ukuri umuryango Ibuka mu karere ka Kamonyi urashimira abanyamuryango bawo bose, ari abatuye muri Kamonyi ari n'abatuye ahandi, kubw'uko isabire yose umunsi ku munsi ari inama muduha, ariko n'ibyo dutegura nk'umuryango Ibuka ndatekereza yuko muzajya mubidufashamo, kandi ibyo byose ni ugusubiza icyifuzo cyacu. Ariko nk'uko muzehe yabivuze, ni n'umwanya mwiza wo guhinyuza neza yuko abashaka kutwica batabigezeho, ariko mu gihe twacika intege twaba turimo gusubiza icyifuzo cyabo. Ibyo rero byagiye bigarukwaho, twagiye tugarukaho n'abandi babanjirije, ari nayo mpamvu kwicara tukaganura, tukamenyana, tugasangira. Abatari baziranye nabo bikaba n'umwanya mwiza wo kugira ngo bamenyane. Ariko n'ibyo byinshi nk'uko muzehe yabivuze, hari ibyo buri muntu ku giti cye yagezeho, ariko niduhuza imbaraga, ibyo nakoze ibyo undi yakoze, tugahuriza hamwe, tuzagera ku kintu gikomeye. Ari nacyo yanadusabye yuko ari bwa buzima bufite intego, ariko n'umwaka utaha byaba ari ngarukamwaka, tukajya twicara tukavuga ngo ibyo twemeje umwaka wabanje, ese uno munsi tugeze hehe, imbogamizi ni izihe, ibikeneye kuba byakosorwa nabyo tukabimenya. Nyuma y'ibyo reka mbanze ngere ku kijyanye na KSF. Mu by'ukuri KSF imaze imyaka 6 tunashimira na komite ya Ibuka icyo igihe yuko yari yaratekereje kuri icyo gikorwa, kandi bakaza kubigeraho nk'uko babigarutseho. Hari ibikorwa byinshi twagiye dukora, kandi muri uko kubikora twese twarafatanyije, ari abari ku rubuga birumvikana, harimo n'abatariho ariko badufasha umunsi ku munsi. Ibyo rero turabibashimira, ari nayo mpamvu twavuze ngo reka dushyireho komite igomba kudufasha nka Ibuka kugira ngo bamanaginge cyangwa se babashe gucunga ibikorwa, ariko byose byagiye binama na Ibuka.
ibyo nk'uko babivuze ari ugufasha guhuza ibikorwa, ariko nanone nka komite twari twashyizeho twanabashinze n'uburyo ki sosiyale akenshi iravunana n'abantu bamubimina, abantu tukagira ibitekerezo bitandukanye, buri muntu wese akumva ko hari n'icyo yatangaho inama kandi kigakorwa. Ariko iyo komite izajya idufasha kugira ngo ibyavugiwe ku rubuga ndetse n'ibyo twabasabye bari buze kudufashamo tubashe kubigeraho. Nk'uko byavuzwe rero, hari konti twari twafunguje dufasha iriya komite twashyizeho kugira ngo bafunguze iyo konti. Tunashimira n'inkunga Uzengorenze yatwemereye yuko izajya idufasha umunsi ku munsi. Nk'uko byanavuzwe, ntabwo ari ibikorwa biri sosiyali cyane tuzakomeza kwibandaho, tugomba kwaguka no gukora mu byo dukora. Byagarutsweho mu kwezi cyangwa se mu minsi yashize, twagiye tujya mu bikorwa byo kwibuka byagiye bibera mu mirenge itandukanye. Icya mbere tubasaba nk'umuryango Ibuka ni uko tuzajya tubamenyesha iyo gahunda n'amatariki y'umwihariko ya buri murenge ndetse n'ahantu hatandukanye, twese tukazajya dufatanya twumva yuko turi abanyakamonyi. Hari ibisabwa byumvikana cyane cyane byunganira iby'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze baba batanze kugira ngo tubashe gukora icyo gikorwa kandi neza tukabijyaho n'inama. Ibyo ngibyo rero tuzaba tubamenyesha iyo gahunda kandi twese tubifatanyemo. Ibindi, hari ibikorwa, hari ibyo twakoze, hari ibyo tugomba kuzajya dukora kandi biturutse muri bwa bushobozi bwacu. Ibi rero turabibizeza neza. Hari ikindi kigize kugarukwaho kijyanye wenda n'ubufatanye n'ubuyobozi bw'akarere. Uno munsi turashimira ubuyobozi bw'akarere yuko butuba hafi. Butuba hafi mu bijyanye n'uko twe tubyifuza, hari ibitaragerwaho ariko hari ibyo dushobora kuzakomeza gufatanya nabo, kandi nitubegera turatekereza byose bizagenda neza bijyanye n'ubushobozi bw'igihugu. Yaba ari ingengo y'imari uko ibiteguye, ariko iyo ugiye kureba kenshi ushobora gusanga ikibazo wenda ari priorite, ariko n'ubyihutirwa nabyo dushobora kwibutsa ko birimo kandi tugafatanya, cyane cyane yuko bagomba gukora kandi bijyanye n'ubushobozi bw'igihugu cyacu. Mbere yo gusoza rero uyu mwanya w'ijambo, hari abantu twifuje nka komite Ibuka gushimira ku ruhare bagize, yaba ari mu bihe bitandukanye, imyaka 20 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko no mu bikorwa byagiye biranga abarokoze Jenoside yakorewe Abatutsi muri aka karere kacu ka Kamonyi. Abo rero turabashimira mu mazina yabo, ariko tunabahe na seritifika ifite akandi gaciro, kuko umuryango Ibuka uzirikana ukanaha n'agaciro ibyo bakoze, ibyo bakomeje gukora. Buri muntu wese twagombye kuba tuyimuha wabashe kuza hano. Nagira ngo rero ndibuze kujya bahamagara na buri muntu wese namubabwire, wenda harimo n'abatabashije kuba babonetse ariko baba bafite n'umwanya cyangwa se bifuza kuza kubana natwe. Mbere na mbere turabanza dushimire ubuyobozi bw'akarere kacu ka Kamonyi. Mu myaka 28 tubanye, uburyo bagiye badufasha no mu kwemera ko tujya inama, twabageneye seritifika. Gusa biyegeseje kubera yuko hari izindi gahunda byabaye ngombwa ko bajyamo, kandi batubwiye yuko bari kumwe natwe umunsi ku munsi, ndetse n'inama dushobora kuba twajya, bemera yuko twazafatanya. Ariko hagati aho ngaho turaza kuyiha umujyanama muri njyanama y'akarere kacu ka Kamonyi. Nagira ngo nsabe Munyankumburwa yigira imbere tuyimushyikirize, azaye badushyikiriza.
nagira ngo tubashimire kuno mwanya mwaduhaye ku bushobozi mwatanze mukitanga kugira ngo tubashe kugera kuri uno munsi w'umuganura wadufashe gukomeza kumenyana ariko no kugira ngo tugire ibyo twemeza twese hamwe. Nagira ngo mu izina ryanjye bwite no mu izina rya komite ya Ibuka mu karere ka Kamonyi tubashimire yuko mwabashije kwigomwa uyu mwanya ndetse akaba ari n'ubushobozi mwagiye mwegeranya kugira ngo uno munsi ubashe kugenda neza. Ndatekereza ko ubutaha nitwongera kubitegura bizagenda neza kandi twese tuzafatanya, ndetse n'umvaga ko yaba afite impungenge utazi icyerekezo cyangwa se waba ari izindi mbogamizi yumvaga ko ashobora kuba yahura nazo, nagira ngo mbabwire yuko dukomeze kubishishikariza bagenzi bacu kandi kugira ngo ubutaha bizagende neza. N'ibyo mubona bishobora kuba bitagenze neza cyangwa bitaza no kugenda neza kuri iki gice turi buze gukurikizaho, nabyo mwazakomeza kutugira inama kugira ngo dukomeze kubinoza kandi dufatanyije. Nagira ngo mbabwire ngo rero dukomeze kugira umunsi mwiza kandi Imana ikomeze kubafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi no mu byo mukora kugira ngo mukomeze guhirwa, no mu gihe tuzongera kwicara ku munsi w'umuganura tuzakomeze kubyishimira. Murakoze, dukomeze kugira umunsi mwiza. Arakoze cyane, mwamumenye amashyi. Mu kigega cya KSF nanjye nshyizemo 600,000. Amashyi. Nitwa Benedata Zakari, abandi perezida y'Ibuka mu karere ka Kamonyi. Nk'uko mwamwembaje rero uno munsi ku itariki 28 z'ukwa 8 2022 twateguye gahunda y'umuganura ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994, cyane cyane by'umwihariko abanyakamonyi, ari abatuye muri Kamonyi ndetse n'abandi batuye ahandi barokotse Jenoside. Twari twateguye rero gahunda y'umuganura kugira ngo dusangire ku byo abantu bagiye bageraho, ariko no muri gahunda yo kugira ngo abantu barusheho kumenyana abatuye hirya no hino kuri buri murenge, ariko ni n'umwanya mwiza wo kugira ngo twicare dutegure gahunda ndetse n'ibyo duteganya kuzageraho muri no minsi dufatanyije. Ibyo byose buri munsi nashobora kuba yakwirebaho, ariko hari ibyo dusabwa gukora ubuvugizi nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko dukeneye ko hari n'ibyo natwe ubwacu tugenda twifasha, dukomeza gushimira n'uruhare rwa leta cyane cyane ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi ndetse n'igihugu muri rusange gihora kizirikana ku bafite ubushobozi bukeya kugira ngo babafashe. Ni muri urwo rwego rero twumva ko natwe dushaka kunganira ubuyobozi bw'akarere kacu ka Kamonyi muri byinshi baba bakoze, ariko natwe tukagaragaza uruhare rwacu rwa buri munsi kugira ngo dukomeze kunganira igihugu cyacu, cyane cyane ku bacu bagiye bafite ubushobozi. Urebye niyo mpamvu nyamukuru yatumye uno munsi duterana. Abakoze ari byo twishimira twagezeho, cyane cyane reka tubanze dushingire ku bijyanye n'abanyamuryango ba Ibuka.
harimo ubufasha twagiye duha bagenzi bacu, yaba ari ibijyanye n'ubufasha mu bijyanye no kwivuza, hari ubufasha bujyanye no mu gihe bya covid abo twafashije bari bafite ubushobozi bukeya bwo kubatunga muri icyo gihe, ariko harimo n'abari bafite ibibazo by'inzu izishaje cyangwa se n'abatari bayifite twagiye dufasha mu kububakira. Ibyo byose rero twagiye tuyifatanya cyane cyane mu bijyanye n'abibumbiye mu miryango Kamonyi Survivors Family ariyo KSF. Rero twashatse kubyagura kugira ngo tujye dufatanya n'ubuyobozi, ariko hari n'ibintu dufatanya mu gihe cyo kwibuka, yaba ku nzibutso dufite uko ari 3 zemewe ku rwego rw'akarere, tunashimira na komite zigiye zishinzwe buri rwibutso twagiye dufatanya umunsi ku munsi. Ni ibyo bikorwa, ariko hari n'ibindi duteganya yuko harimo n'abandi bacu baba bafite ibibazo twajya dufasha, ndetse twakoreye na gahunda y'ibikorwa. Ibyo byose biri muri gahunda y'ibikorwa duteganya gukora kandi tuzajyaho inama twese. Urebye muri rusange ni ibyo ngibyo. Murakoze. Nubwo ari inshingano za leta ifite gahunda yo kwibuka mu nshingano zabo, ariko ubuyobozi bw'akarere bwagiye butuba hafi umunsi ku munsi, cyane cyane reka mbere ku bijyanye no gutunganya no kubaka inzibutso, nubwo zitaragera ku rwego twifuza. Hari n'ibyo bakomeje kudufasha, ariko harimo no kuba hafi abarokotse Jenoside batishoboye mu gihe kububakira amazu, ibijyanye n'ubufasha mu bijyanye no kwivuza, ariko n'ubutabera muri rusange, ndetse no kubungabunga umutekano y'abari b'inzibutso ndetse n'abarokotse Jenoside. Ibyo byose bagiye babidufashamo. Iyo ni inkunga dushimira ubuyobozi bw'akarere, ariko bumva n'ibitekerezo n'ibyo duteganya gukora bakagenda babidufashamo, cyane cyane ari ibijyanye no kubungabunga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo nabo batwizeza kubidufashamo mu bijyanye n'ubushobozi bw'igihugu, ariko no mu bushobozi bw'akarere kacu ka Kamonyi mu bijyanye n'ingengo y'imari. Ni ibyo dushimira akarere, ariko twongeraho nanone ko hari ibyo bajya dufasha muri gahunda y'ubudaheranwa no gufasha intwaza. Ari nabyo bikorwa twagiye dukora cyane cyane muri uno mwaka mu gihe cyo kwibuka, ariko na nyuma aho twemera yuko tuzajya dufatanya umunsi ku munsi. Ni ibyo bikorwa cyane cyane dushimira ubuyobozi bw'akarere kacu ka Kamonyi bugenda budufasha, ariko bunifasha kuko nabo ngabo badafite ubushobozi bose bari mu nshingano z'ubuyobozi bw'akarere, ariko natwe tukajya inama ku bikwiye gukorwa n'uko byakorwa. Inama turanza gushimira umuryango wa FPR Inkotanyi warokoye abanyakamonyi muri rusange, ariko bakarokora n'abanyarwanda bose bahigwa mu gihe cya Jenoside, ndetse bagasubiza n'igihugu ubuzima. Ibyo byo duhora tubibashimira kandi tuzakomeza no kubibashimira yuko aribo baturokoye. Umuryango wa FPR Inkotanyi rero ufitanye igihango n'abanyakamonyi cyane cyane barokotse Jenoside, ariko tunazirikana yuko ari ibyo tugejejeho natwe dukwiye kuba dushyigikira umunsi ku munsi. Turashimira ko no munsi no uyoboye igihugu muri no manda nyakubahwa Perezida wa Repubulika ayoboyemo igihugu cyacu. Ibyo byose rero ibikorwa dutegura nk'abanyamuryango bayoboka muri Kamonyi ndetse na KSF muri rusange, twumva ko tugomba gutera ikirenge mu cy'umuryango wa FPR Inkotanyi, cyane cyane yuko ni umuryango abantu twese twibonamo kandi dukwiye kuba tunashyigikira tukawuha agaciro, kuko azahoze ari ingabo za RPA bafashe umwanya batanga ubuzima bwabo, batanga ibyabo kugira ngo baze barokore igihugu ndetse n'abatutsi icyo gihe bahigwaga mu gihe cya Jenoside. Ibyo byose rero tuzahora tubibashimira nta nubwo tuzahwema. Turi mu mugambi rero wo kugira ngo tubafashe cyangwa dufatanya twese kugera ku ntego z'umuryango wa FPR Inkotanyi ndetse n'intego za leta y'ubumwe bw'abanyarwanda muri rusange. Nitwa Biziyaremye Gonzague, nkaba ndi perezida wa KSF. KSF ubundi ni impine z'amagambo y'icyongereza avuga Kamonyi Survivors Family. Mu by'ukuri akaba ari umuryango uhuza abacitse ku icumu bo mu karere ka Kamonyi, ariko wibumbiye mu karere ka Kamonyi. KSF rero kuva muri 2016 kugeza uyu munsi hari ibikorwa bitandukanye yabashije kugeraho ku bufatanye birumvikana n'abanyamuryango ba KSF mu karere ka Kamonyi. Muri byo ni byinshi, ariko ndavuga bimwe by'ingenzi. Muri byo navuga nk'abacitse ku icumu batishoboye babashije gusanirwa amazu mu murenge wa Gacurabwenge ndetse no mu murenge wa Rukoma. Hombi hari inzu ebyiri zasanwe
ndetse zishyirwamo n'ibikoresho by'ibanze ku buryo twishimiye icyo gikorwa cy'abanyamuryango bacu cyagezweho kandi barishimye, ubu bameze neza, bamerewe neza aho baherereye. Hanyuma nk'uko tubifite mu nshingano za KSF, birumvikana mu murongo mugari duhabwa na Ibuka y'Akarere ka Kamonyi, hari ibikorwa dukora byo gufasha abacitse ku icumu, cyane cyane bagize ibyago bakabura bamwe mu miryango. Turatabarana tukagira icyo tugena, tukabasha kubaba hafi muri icyo gihe cy'akababaro. Ariko ubu ngubu uyu munsi ku buryo bwaguye turifuza no kujya dufatikanya no mu bindi bijyanye n'ibyishimo, abagize ibirori tukabana nabo, tukagira icyo tubafasha, tukabatwerera ababyaye, tukabahemba, mu by'ukuri kugira ngo tube turi kumwe n'abanyamuryango bacu haba mu bibi ndetse no mu byiza. Mu byo tumaze kugeraho rero, ubu ngubu dusigaye dufite n'umurongo navuga uhamye twahawe na Ibuka. Mu by'ukuri tugitangira wasangaga uwagize ikibazo abanyamuryango bisakasaka bagahoza ubumu batishoboye hirya no hino, tukareba ibibazo baba bafite, ibyo tubashije gukemura tukabikemura, ibyo tutabashije gukemura tukabiganira na Ibuka ikabikorera ubuvugizi, bikaba byagezwa ku nzego z'ubuyobozi, kuko ubuyobozi bufite mu nshingano n'ubundi abacitse ku icumu. Ariko kandi twafashe umurongo w'uko natwe twishakamo ibisubizo mbere y'uko twegera ubuyobozi. Ibashije kutunanira rero tukabigeza muri Ibuka, Ibuka ikabikorera ubuvugizi ku buryo abanyamuryango bacu bajya bahura n'ibibazo bakabasha gufashwa muri ubwo buryo. Twaba twakwishakamo ubushobozi nka KSF cyangwa se ibitunaniye tukabigeza ku buyobozi. Ariko hari n'ikindi gikorwa nyamukuru dukora nk'abanyamuryango ba KSF, ni igikorwa duhuriraho tukashyiramo imbaraga zacu, tukibuka imiryango yacu hirya no hino mu karere, aho ibikorwa biba byateguwe mu minsi 100 twibuka abacu bazize Jenoside. Nkumva rero mu buryo bugari tuzakomeza kubana n'abanyamuryango bacu, tubaba hafi, tubasura, tumenya ibibazo bafite, tugerageza kubishakira ibisubizo, ibyo dushoboye kandi bikorerwa ubuvugizi. Murakoze. Enda mama tari nashenge, enda mama tari nawe, ngotari tari nda mama, ngotegera bahinda mama, aizi kwenda kuhemba mama, esurame bichiwe kuhembinyana igaju mama, urame tijisenda kuhembinyana isine mama, enda mama enda mama tari ndashengewe enda mama ngotari ndawe, mubasore bahamiriza enda mama, yavuze ubuhanga enda mama, arabarusha gutera urya mwana wa nuro enda mama, enda mama tari enda mama, enda mama tari ndashenge, ngotari tari enda mama, aho tengera ndeba enda mama, bayizihirwe ndaguhemba mama, urame mbikiwe ndaguhembiyana igaju mama, yesu urame tigise ndaguhembiyana isine mama, wihenda mama.